katari hejuru y'ubushobozi bwawe ariko bashiriritse ariko kari hafi na hafi, ubone nyine izo views. Icyo ngicyo cyane mutwa tugiye kuvuga, abantu batari badukora subscribe, mukore share na comment. Nyamuna ikintu nyisubiramo, subscribe bagiye kuyikora kana subscribe bagakana handi subscribe kabona araho video araho notification y'umukara, araho y'umukara ugahita uyikandaho. Iyo waje kuyikanda ugakanda kuri like, ubundi ukareka video yose karangira, utanze subscribe yuzuye kandi subscribe yizewe. Ahantu hose ari kujya okuya ngo kore subscribe bituguru, ahubwo ujye umwe subscribe unamureba, unamuhe like. Ibyo bizaye bimufasha kuba wa muntu ukunda yatera imbere, cyangwa se bimufasha kuba wa muntu yakwamamarizwa cyane ibihangano bye, kuko nta kindi babashakira subscribe ni icyo ngicyo, kugira ngo umuntu ahitemo arebe koko uwo muntu icyo yakoze ko ari cyo, gutyo bitume umuntu abona ko akurikiranwe kandi ari ibintu nyine biri good cyane bimeze neza, bahita bamwamamarizamo nyine. Nabona utwo duceri yikure mu bukene, cyangwa se ashaka ayo masaha yabona utwo duceri yikure mu bukene. So gutyo rero ubwo atanga views, mbashimira rero yuko mwakomeje kudukurikirana kuri channel ya Mitsima Comedy. Nta rwango ruba rubirimo, ntaki, nta mutima mubi, nta y'umujinya. So turashimira abantu dukurikirana, salute, mwarakoze cyane abantu b'abagabo, kandi n'abandi batari badukurikirana muze mudukurikirane, natwe tubone views nk'uko twahoze tubyigisha, nk'uko twahoze tubivuga. So natwe twifuza kuba twabona views igihe gitoya, tukamonetize. Twifuza ko uyu mwaka tugira subscribers 10,000 cyangwa se 100 bigenze neza, ariko twifuza ko twabigira tukagira imibare minini cyane, natwe tukaba aba big star, sibyo? Utwifuza mugisha n'ihirwe yatureba dukurikirana, natwe tukagira ibintu byose twabigira, kashaka abandi batureba, nabyo ni byiza, nta kibazo cyaba kirimo, tukarebwa ibintu bikagishaho kumera neza, natwe tugakura tukarebwa, kuko nta muntu wifuza gukurira ahantu hamwe ngo ahagume, ahubwo abashaka kuvuka agakura gutyo akaba munini. Good salute, shout, turashimiye, bye bye, nakagaruka kuri channel Mitsima Comedy mu gihe yaman. So tuje kuvuga ku bintu bijyanye na viewership, ni uburyo bwo kuba igihangano cyawe cyagrowing kikagira views. Viewers ni uburyo bwo kuba views yatrending ikagera kure, ariko ni n'uburyo bwo kuba wakora ikintu igihangano kikagira stream ya danger, ikagera kure, ikagira performance irenze, kuko views, iyo tuvuze views, ni uburyo bwo kuba igihangano cyagira views irenze imwe, kuva kuri 0 views ikagera kuri million cyangwa billion ya views. So umuntu ugira views n'izanjye rero, hari ibintu bimwe na bimwe tutaba twujuje. Mujye mukurikirana abantu bigisha ibintu byo kuba bakora ibintu byo kwigisha ku mbuga, ibintu bijyanye n'ikoranabuhanga, mujya mubona uburyo ki izi views bazibona, kuko ntabwo wabyuka ngo tubona views miliyoni, ibyo ngibyo biragoye cyane. Nubibona sinzi ikintu YouTube bagendeye, ariko ni ibintu bigoye cyane, ni ibintu ubona ko ari ibintu nyine bitoroshye kuba wabona views. Ni ikintu twavuga ko giteye inkeke muri iyi minsi, kuko ni ikintu tuvuga ko kitapfa gushoboka. So nimba ukunda iyi channel ya Mitsima Comedy rero, nakugira inama yo gukanda subscribe, share na comment, kugira tujye dukomeza kubona muri ibi biganiro. Hariho abakanda subscribe bagakanda nabi, iyo ukanda subscribe ubundi nibyo ngibyo turi kuvuga bijyanye na views. Ukanda subscribe mu buryo bwo gukanda subscribe, wamara kuyikanda ugahita ubona handitse notification,
ari ahantu kuri subscribe wakanze gatubona ahantu bita notification, wamara kuhakanda ugakanda ku nzogera y'umukara nyine ariyo notification, warangiza ugakanda like. Buri ubutanze subscribe byuzuye nibwo na za views ziboneka. Yizo views zidahari gutyo bimeze gutyo ntago views zapfa kuboneka. Rero abakunzi bacu tubashishikariza kujya baduha subscribe na views bikaba byuzuye, kandi views nayo kugira ngo Google ebare views nukumaza amasegonda 35 gusubiza hejuru. Iyo video uyirangije rero aka subscribe na views, uwo muntu nimba umukunda koko umukoreye ibintu byiza cyane, kuko ntago nibaza ko uwo muntu azabura watching time kandi nyine ibyo bintu bihari gute se kandi uhari. Ubwo urumva ko azagira views nyinshi. Rero tugomba kujya dukora ibintu biri good quality, kuko tuba dufite nyine ibintu bimeze neza byo kumureba nk'umuntu uri kureba iki kiganiro ari umuntu nyine w'umutiktoka cyangwa se ari umuntu ukoresha imbuga cyane. Iki kintu agomba kukibandaho, video agomba kubirangiza. Nidusoza turavuga uburyo ki wakora cyane ukabonamo views, ukabona subscribers benshi na followers benshi. So twifuzaga rero ko twabwira abantu bagikurikirana uburyo views yawe yabonekamo, uburyo twashakamo views nyinshi, uburyo twakora ikintu kiri quality, kuko ntabwo twifuza ko twakora ikintu kitari quality cyane. Twifuza ko twakora ikintu kiri quality mu buryo bwinshi cyangwa uburyo bumwe cyangwa ubundi. Nitureba turasanga nyine ibintu byinshi twagiye dukora ari uburyo nyine ikibazo cya views kiri hejuru cyane, uburyo nyine twabonamo ko views iteye inkeke, uburyo twakora rimwe na rimwe, uburyo twagira mu bwonko ikintu cya views, kuko nyine views iteye inkeke kabisa. Nta kuntu wagira video, ubundi ushobora uploadinga video hagati ya 30 na 50, ushobora kubona umukurikirana urenga 1000 ya views cyane ifunguye neza, cyangwa se igikuba gifunguye neza. Haniyo bishobora no kurenga, ariko hari akantu bita ngo turn off views public, cyangwa turn on views public. Iyo buriya muntu udafunguye ntabwo wakugera ubona views. Iyo udafunguye rwose niyo wakora iki, niyo wa posting video 10 ku munsi, usanga nanjye nibwo nabibona. Nakoze ubushakashatsi iki kintu ndavuga tereka givugeho. Ibimbaho nanjye bandisha kuba byabaho, ugasanga umuntu amaze umwaka akora ariko ntabwo ajya arenga views 100, views 5, views 20, ntabwo ajya zirenga. Biterwa n'iki? Biterwa n'uko uriya muntu yakoze ikintu kantu nababwiye kari turn off. Ubwo iyo ako kari turn off kaba gafunze, ntago YouTube yapfa kuvuga ngo ifungura ako kantu niho kifungurira. Uri gusetinga uburyo bwa channel cyangwa se uburyo nyine bwa page ya Facebook cyangwa page ya TikTok, akari akantu kifungurira kagafungura neza. Amara kugafungura ibintu bikaba bimeze neza, amara kugafungura rero ugahita ubona ko ibyo bintu bimeze neza, nta kibazo kirimo, nta kantu na kamwe nyine kaburamo, ugahita ugafungura. Iyo umaze kugafungura ukora iki rero? Iyo umaze kugafungura ukora uburyo ki wakora ibintu byiza bikarebwa, bigakura, bikaba byagrowinga, ugasanga
mu gihe gito ese wamonetize ko nanjye ntabwo nari nabamonetize kuko hari amasaha yaburagaho makeya ariko bari hafi kuza, ariko ako kantu kadafunguye ntabwo ibyo bintu ushobora kuba wamonetize ntibibaho. So mbashishikariza rero kuba mwafungura izo stages mukajya mutubwira ati hano byanze, twakora video y'uburyo ki wafungura izo stages nawe ukazifungura, ama playlist ukayafungura, ufungura twakwita audience ukareba ukuntu wayireba, uko ureba iki, harimo video y'uko nabakoreye audience, uburyo wareba ko audience ifunguye neza, ukuntu abagukurikirana n'abatagukurikirana, uburyo utuntu iyo kaba gasa umutuku n'abagukurikirana, iyo kaba gasa umutuku wererutsemo ukuntu ni babandi bajya baza bagenda, none iyo kaba none gasa umweru ni babana tujya bagukurikirana baba bascrollinga bazamuka, icyo gihe ntabwo baba bagukurikirana. Ariko iyo bagukurikirana ni ikintu nyine kiba kizwi ko baba bagukurikirana, nta bintu biba bigoranye biba bihari, baba bagukurikirana cyane. So ikindi twavuga rero ni uburyo ki muri iyi minsi ikibazo cyo kwibwa amacano no gusibwa amacano bitenyeke cyane, kandi ni ibintu biteye ikibazo kuko ntabwo numva ukuntu bagusibira cano bakagukorera iki utarigize nyine ukora ikintu. Nk'ubu nanjye bari bamakinze, ariko kumakinga kwanjye nta kintu nyine bigeze binkoraho kuko byarongeraga kuko ibintu iyo ari ibyawe nta hantu bijya, ntabwo byagereye bikajya hanze bikongera bikagaruka biza ari ibyawe, sibyo? Biza ari ibyawe. Ariko ikintu mwavugaho abantu mutanga ibintu by'amayimeri, nanjye niko byambayeho, abantu mutanga amarinki cyane, umuntu ashobora kwinjira ugasanga araguhakinze mu buryo bworoshye cyane. Nujya guha umuntu link wanyuma n'uyu muntu ayishakira iki, ese uyu muntu agamije iki, uyu muntu ashinzwe iki, ese uyu muntu akora iki? Iki kintu ni ibintu bibiri bizagufasha kumenya ngo uyu muntu muhaye icano yanjye nta kibazo yagira, uyu muntu afashije akahongera muri cano yanjye nta bintu yakwangiramo cyangwa se nta bintu yatwara. None yo ugiye kwiga biriya bintu by'amacano mu ishuri, ni ibintu bigufasha, ni ibintu bikwesipira cyane kuko ntabwo waba nyine kerevari itaraciye mu ishuri. Ibyo ni ibintu biba bigoye cyane, ugomba kuba kerevari ari uko waciye mu ishuri, cyangwa ukaba mature ari uko waciye mu ishuri. Natwe twifuza yuko rero twajya dukora ibiganiro nk'ibi uko twaciye mu ishuri, dukora ibintu bifatika, ibintu byuzuye, ibintu mbese ubabona ko ari ibintu nyine bigize. So tuje muri bwa buryo rero butatu twabwiye, turabigisha n'ukuntu wabona views, tugiye kubuvugaho. Igice cya mbere, andika ijambo neza mu nyuguti nkuru cyangwa se mu nyuguti ntoya, kandi iryo jambo itayito ibe yanditse neza mu buryo ubundi cyangwa se mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, kuko bitewe n'uko umuntu arasacinga, iyo asacinze ntabone cya gihangano cyawe biba ikibazo cyangwa biba inyito. Ariko iyo asacinze gatubona wenda ushobora kwandikaho ngo urukundo, umuntu akajya gusacinga ngo filimi y'urukundo, kubera ko harimo urukundo n'urukundo. Iyo wabyanditse neza nyine bihuje, bijya gusa nkaho bihuje, umuntu yasikororinga azamuka, iyawe nayo iziramo gutyo. Iyo views ntigucike, niyo wowe ikintu utayemo niyo sabu ushobora kutagucika ukaba wayibonera aho ngaho. Ariko niwandika amagambo agorametse, ibintu bidafututse, ibintu bitari muri video nyine ngo ibyamamaze, ubwo ngo ibyamamaze biragoye kuba biragoye kuba wabona views nyinshi. Kora views, shaka views, ukore ubone watching time, ukore ubone subscribe, ukore ubone like, ibintu bikomeza kugenda neza. Niba wakira views 1000 ugakakira subscribe 10 ku munsi cyangwa se like 10 kwa buri munsi, oya ngo ubone byinshi bibi, wabona bike byiza kugira ngo ubone byinshi bibi.
bari abantu bakora ubushoti video butuma bubagera ibyamamare pe. Ariko iyo mugiye kureba mugasanga bari abakinnyi b'udushoti babaye ibyamamare, umuntu arakureba akishimisha. Ariko long video ni uburyo bw'umuntu agutakazaho iyo umuntu umaze umwanya umureba gutya mu maso ye cyangwa se uburyo avugamo n'iki, urasikoringa ukavuga ati de wa muntu ni runaka yavuze. Ariko agashoti urasikoringa useke tubyibagirwe urebe undi buryo biragoye kuba wabona umuntu w'icyamamare mu gashoti. Niyo waba icyamamare ntabwo waba icyamamare nk'umuntu wabaye muri long video, ntabwo bibaho. Kuko reba ibyo byamamare bikera amafilime, kuki bidakina buriya bushoti bukunzwe kuko bwajya bugira biliyoni na za miliyari. Ariko baravuga ati umuntu yakurebye igihe gitoya no mu kwibagirwa ni mu gihe gito ahita kwibagirwa. Ariko kurebye igihe kinini amaso yaramenyera, amaso akamenyera ukaba touchable ku buryo ki uwo muntu yakureba asanga ari nka wa muntu nyine bahorana kandi mutarigeze muhura, ari umuntu nyine ari nk'umuntu ejo bundi yavuze ati dusituma turakuzi, ahubwo tuzi ko ariko nakubona akari bwo Rwanda twavugana muzi anganiza nkaho tuziranye, kumbi ni umuntu nkurikirana ariko ntabwo nari mbizi ko nabimije kumenya ati nyamukurikirana nkuha subscribe buri munsi ku matelefone atandukanye. Ahubwo ati it's good, ni byiza kuko nyine ntabwo blaming, ariko ni byiza kuko navuze ati ubwo turaziranye ijana ku ijana. Icyo mvuga ubunyumva, nakora live ukabunyumva, nakora ngo video ukabunyumva, short video nshaka views ukabunyumva. So urumva ko hano tuba kumwe ntabwo murajya neza. So ikindi kintu twavuga rero ni uburyo bwa kabiri rero shaka thumbnail. Icyo bita thumbnail ni uburyo bwo gushyiraho ifoto ipimye, ni 6 bapimye ko ari 6 kuri 4, 6 kuri 3 gutya, utambitse ni 6, uzamura gutya ni 3. Ibipimo nyine byagiye iyo Google yabonye iriya foto ituzuye neza nk'uko igenwe, biragoye kubaho nyine video yayamamaza. Haba biratwa nuko ariko iyo video ifoto YouTube Google ifoto yihitiyemo akabure yishyiraho akabure yamamaza, kuko yo wenda uvuze ngo ugiye gukora thumbnail utabizi n'ibipimo nyinshi, usanga iyo views ari 1 views no views icyumweru amezi 2 3 utari wabona views, biragoye cyane. Ikindi cya gatatu rero ni uburyo bwo gukina video zikeye, nubwo natwe twatera imirongo tugura amakamera n'iki nani naremereye, ariko uko biri gerageza ubone kamera isa nkaho ikesha mu maso, umuntu amenya avuga tugira ngo ni igihuru kiganiza cyangwa se umuntu kuvugira mu mwotsi nazandire munyamana baba bacura kugira ngo bari kumwe inyuma amatabi, ariko nyine sinzigaye, ariko nizo quality zazo. Ariko iyo ukora ikiganiro cyangwa se entertainment nk'ingiyi cyangwa se uri gukora teaching, uba ugomba kuba ufite ibintu bikeye by the way, nubwo bitacya cyane ariko bikaba bikeye. Uko biri bikeye iki kintu kirarebwa cyane ko ntabwo muzaza kureba bajya ngo bamukizeho ibivuzo bibaho. Mu bushobozi bwawe ufite shaka ukuntu uzajya wisumburaho, ugura agakoresho katari hejuru y'ubushobozi bwawe ariko gaciriritse ariko kari hafi na hafi, ubone nyine bizo views. Icyo kintu tugiye kuvuga, abantu batari badukora subscribe mukore share na comment. Nyamuna ikintu nyisubiraho, subscribe bagiye kuyikora kana subscribe bagakana ni subscribe kawana araho video araho notification y'umukara, araho y'umukara ugahita uyikandaho. Iyo waje kuyikanda ugakanda kuri like, ubundi ukareka video yose karangira, ubu utanze subscribe yuzuye kandi
subscribe yizewe. Ahantu hose ari aho kugira ngo umukore subscribe YouTube, ahubwo ujye umuha subscribe unamurebe, unamuhe like. Ibyo bizajya bimufasha kuba wa muntu ukunda yatera imbere, cyangwa se bimufasha kuba wa muntu yakwamamarizwa cyane ibihangano bye, kuko nta kindi wabashakira subscribe ni icyo ngicyo, kugira ngo umuntu ahitemo arebe koko uwo muntu icyo yakoze ko ari cyo, gutyo bitume umuntu abona ko akurikiranwa kandi ari ibintu nyine biri good cyane bimeze neza, bahita bamwamamarizamo nyine nawe n'utwo duceri, yikure mu bukene, cyangwa se ashaka ayo masaha yabona utwo duceri yikure mu bukene. So gutyo rero ubwo atanga views, mbashimira rero yuko mwakomeje kudukurikirana kuri channel ya Mutsima Comedy. Nta rwango ruba rubirimo, ntaki, nta mutima mubi, nta nda y'umujinya. So turashimira abantu dukurikirana, salute, mwarakoze cyane abantu b'abagabo, kandi n'abandi batazadukurikirana muze mudukurikirane, natwe tubone views nk'uko twahoze tubyigisha, nk'uko twahoze tubivuga. So natwe twifuza kuba twabona views igihe gitoya, twifuza ko uyu mwaka tugira subscribers 10,000 cyangwa se 100 bigenze neza, ariko twifuza ko twabigira tukagira imibare minini cyane, natwe tukaba big star, sibyo? Twifuza mugisha n'ihirwe yatureba dukurikirana, natwe tukagira ibintu byose twabigira, kadushakira abandi batureba, nabyo ni byiza, nta kibazo cyaba kirimo, tukarebwa ibintu bikagishaho kumera neza, natwe tugakura tukarebwa, kuko nta muntu wifuza gukurira ahantu hamwe ngo ahagume, ahubwo abashaka kuvuka agakura gutyo akaba munini. Good salute, shout, turabashimiye, bye bye, nakagaruka kuri channel Mutsima Comedy, mujye muza murebe ibiganiro, murakoze.